Hello, ladies and gentlemen. This is Pizzo. Yagarutse cyane. Na ya filime yanyu mwakunze cyane muri benshi, Family Secret cyangwa se ibanga ry'umuryango. Aha rero naje kubereka ibyabereye handi mutabonye inyuma ya kamera. Ni inyuma y'amarido Mrs. P mwumvishe ku ruhande cyane nkuko bibona rero hano twari tuyishutinga. Ntabwo biba byoroshye nyine gukora ibintu muri babiri mugashaka uburyo story ugera ibyibuze sanse cyangwa ikaryohera abantu mo yabana kandi nshime buri muntu wese wafashe umwanya akayikunda akatwereka ko afite support cyane kuri twebwe rwose ko adushyigikiye cyane ko yifuza no kuzabona ibikorwa byacu byinshi natwe muri izi ntituzabatenguha. Aha rero murabibona natwe tutangiye gushutinga ni scene ya mbere twakoze hakiri mu gitondo rwose ndimo mwereka Mrs. P mubwira nti ntangana agafashe muri aba director tubigenze gutya nawe ati nanjye ndi umukinnyi umeze neza cyane rwose reka nze tubitwike. Nabonye ko kano gasene kaje kameze neza cyane nshimira Mrs. P yakinnye neza numva ahubwo ndabona no kuzamuha award kuko bibona rero hano twari tumaze gupanga ukuntu scene imaze kugenda cyangwa se iribuze kugenda byose tubigezemo abakubisemo akabyino ati kamucerenge. Tutangiye gushutinga rero ni bya bindi mwabonye umuntu utari wayireba ino film guys nyarukira ku rubuga rwacu cyangwa se kuri YouTube yacu ya The Pizzos wandikemo The Pizzos urahita uyibona ifilime nziza cyane yitwa Family Secret cyangwa se ibanga ry'umuryango. Uyirebe uduhe support kandi unatubwire nimba hari akubona twakongeramo iteka tuba turi open ku bitekerezo byanyu kubera ko turi babandi biyemeje kandi bashaka kugera kuri za screen nini cyane dufatanyije muzatugezayo. Reka mbareke rero mukomeze muyirebe mubane natwe murebe ko twabigenje ntabwo byari byoroshye ariko finally twagerageje mu bushobozi buke bwacu n'ubumenyi buringaniye dufite twagerageje gukuramo iriya produit cyangwa iriya filime mwabonye kandi hari n'ibindi bikorwa byinshi guys. Turaje we umva mudutegereze filime ya kabiri nayo iri mu nzira tuzamenyesha umunsi n'iryari tuzayibahera ariko iri mu nzira mukomeze mude support natwe ntituzabatenguha. Reka dukurikire rero behind the scene ukuntu yagenze ni gato ariko ni keza cyane muragakunda mwirebera uburyo tuba twafayitinze kugira ngo mubone ariya mashusho muba mwakunze murebe ukuntu byagenze mbese urabona nkaho ndi muri mubwira ni ako kantu kagasene tukazanemo mbese kazi gutwika nawe yambere umukinnyi mwiza cyane rwose namukubitaga akantu nakahitaga ankosora bikora neza cyane nk'umuprofesiyoneri wumva award kuri Mrs. P nk'umukinnyi w'umwaka. Reka rero mwangumbije ku ruhande reka dukomeze rero turebe ukuntu ifatwa ry'amashusho ya Family Secret cyangwa se ibanga ry'umuryango yagenze. Murakoze cyane kandi turabakunda, don't forget to subscribe, like and share. Twagiye ciao turi kumwe mukomeze murebe kandi munyurwe n'iyi video irakomeje. Hi, bestie. Hello. This is Pizzo from The Pizzos. Kumwe na Madame Mrs. P. Nitwe dukubiye mu itsinda rya The Pizzos. So turimo turategura agafilime gato cyangwa se short movies irimo inyigisho ikomeye cyane ku miryango cyangwa abantu bakundana. Muzayirebe guys cyangwa se utari wayireba ikiganiro aho kibona urebe muri commentaire ya mbere ni pin yayo ni link yayo kandi ugenda uyirebe iraryoshye cyane cyangwa se kuri account yacu ya YouTube uyirebe ni filime iryoshye cyane idatinda ariko irimo inyigisho utabona ahandi hantu. Turabakunda rero mukomeze mukurikirane ibiganiro bya The Pizzos. Ciao. Tugiye kwa aka ni agasene katuzajyamo amagambo ariko kagaragaza nyine kuba bayishaka ahantu ari akayaga. You know that. Ndigere hariya nkubwire posiyo uri bujyemo ndigere hariya hariya. The struggle is real. Shooting
over this fan. Guys. Bimeze nabi guys. Byadutwikaga koko. Ibibazo. Umukinnyi wakamejeje. Ugiye kuza? Okay, noneho twagiye. None ugiye kuza, ugiye guhamagara. Ndinjiramo hano none uko akarabona sohokera muri sene. Ninza nkakwicara iruhande hariya kugira ngo ubushifting nge hariya. Bari tumbwira ati please. Ntaye nanakubwiye no ndajya nk'ugiye kukubwira ikintu tumbwira ati please. Mbabarira umfashe nanjye ubwanjye sinzana undi mu mwanya pe. Mbabarira rwose wimbangamira. Biteruga mpite nimuka nicare hariya. Base nyumva. Mbwira ati please. Winyongerera ibibazo n'ibyo mfite numva nenda gusara. Biteruga ni basi nyihangane iminota 30 nziko bikemuka. Bite ntuzari. That's a kundusha. Anyway, I need some moment. Akanya basi. Nanjye mvumba akanya mbanze ntuze sibyo. Be digesting ibyo uba wiriwemo. Niso akanya basi kwanyuma. Nanjye nakagusabye sibyo. Tworoherane tugerageze koroherana. Unyorohere ubanze umakanya. Banze nanjye ntuze sibyo. Aritsa mwana kabaronge yararize. Tujye kubanza kumufata. This trouble is real. Mbabarira sino urashaka uzansenyera ukabira. Ngeze bakanje madamu arimo ahiritse ifoto namuciye inyuma nagize gute ngwino ntabare kabisa. Uye isaha ikatasago bameze nameze nk'intare ndi kumwe nawe wasanga yandiriye mu nzu. Natashye no kunsuza wapi n'abana sinzi wanda yababohereje kwa mukecuru. Nta muntu uri mu nzu wansanze yakirira amaso yabari nk'inyanya kabisa. Filibeno kuba gukontorora amatara, gukontorora kamera, kugakina byose kabisa. All in one. Karibu. Hello. What? Mwiriwe neza inro. What? Nitwa Puzzle. Ndi impanga y'umugabo